umugore wa Yamano kabisa nyuma yo gukora amahano hamwe n'umugabo we, umugore yagize atya afata umwanzuro wo gusiga umugabo we. Umugabo we ari we Yamano, none Yamano tuvugana afite depression n'ihungabana kubera ko umugore yamusize kandi bari mu bibazo hamwe. Niyo mpamvu mbabwira rero ati burya urukundo njye mbona ari ikinyoma pe, cyane ko bamwe bahinduka nyuma yo kwerekana yuko ari we wenyine mu buzima bwe afite, ariko barababeshya burya. Yego umugore ni mwiza ariko ntibyabujije gusiga umugabo we kandi ntacyo yari abuze, kandi banyuranye mu mafuti, ubuzima bugoye, nyuma baranabyarana kubw'ibyago umwana wabo babyaranye aza kwitaba Imana. Bamaze guseba bihagije umwana nawe ati ubuzima buba buramucitse. Mu by'ukuri ibi ngibi byagutera kwiyahura no kugira depression, ku byo kuzongera kwizera urukundo byakugora pe. Kandi abumva ibyo mvuga baze kuma comment kuko nawe byakubaho, kwishyiramo gukunda cyane, ndakeka rimwe na rimwe ushaka kugabanya uburyo wemeramo ibintu ukabyoroshya, ni nk'inyoroshyo mbese. Ntiwijandike mu bintu wumve ko ari byo bintu wakomerezamo ku buryo wageraho wata buri kimwe usanze umuntu kandi utazi umuntu icyo atekereza n'umugambi afite. Kandi n'ikindi urukundo rwa nyarwo rurahari, nta kintu kibura, mu bintu byose harimo ibintu byose. Abakundana courage, bifurije kurambana.